Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe ufunguye uyu murongo wacu wa YouTube channel. Uyu ni Urubibi TV. Uyu munsi tugiye kukugezaho ibanga ryo gutsinda neza ibizamini by'akazi byanditse online. Nge ndi Shadi Nshuti. Reka tugusaba itafari ryawe. Niba utarakanda subscribe, yikande. Hanyuma uduhe like, ukande na share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi bashoboka tuzi ko bagikeneye. Hasi uze no kuduha comment. Iyi ni Urubibi TV. Abantu benshi bahora biruka bakora ibizamini by'akazi henshi, rimwe na rimwe bakabura amahirwe kubera kutamenya ibanga ryo kubitsinda. Uyu munsi tugiye kukugezaho inkingi 10 zizagufasha gutsinda neza ikizamini cy'akazi cyanditse. Tubikurikire. Icyambere, ukimara kubona ubutumire buguhamagarira kuzaza gukora ikizami, tegura neza ushaka amakuru menshi ashoboka ku mwanya uzajya gukoraho. Ikindi, mbere yo kujya gukora ikizami, kora checking ya account yawe, urebe username na password ko bitaba byarabaye expired. Ibi bizagufasha gukora neza nta stress. Icya kabiri, tegura neza ibyangombwa bizagufasha kwinjira mu kizamini nka ID, tike ndetse n'ibindi bizagufasha gukora ikizami neza nta mpungenge. Aha tutanga n'inama yuko byaba byiza uryamye kare kugira ngo uze no kubyuka kare, bigufashe gutuma ugera mu kazi ku kizamini cy'akazi bitakugoye kandi nta stress. Icya gatatu, irinde kugera kuri site y'akazi nyuma y'isaha yagenwe. Ibi bizagufasha kukongerera amahirwe yo gutsinda ikizami. Burya iyo wakererewe mu kizami cy'akazi uba wigabanirije amahirwe, kandi menya ko mu muhanda hashobora gutungurana ibintu byinshi bishobora kukubuza cyangwa kugukerereza ikizami, amahirwe yawe bakayoyotsa ryo. Icya kane, ugeze muri sale y'ikizami, reba ko machine ukoreraho ari nzima, reba ko irimo network ihagije, shyiramo username na password yawe, ugere ku ipage yawe, hanyuma witurize. Icya gatanu, iyo exam itangiye, kirazira gukora kuri karavi. Icyo gihe system ibibara nkaho uri musacinga ibizami kugira ngo ukopere, ikaba yanakwifunga. Turasubiramo, iyo exam itangiye, kirazira guhirahira ukora kuri karaviye, kuko icyo gihe system ibibara nkaho uri mushaka gukopera, igahita yifunga ukava mu kizami, amahirwe yawe akaba yoyotse gutyo. Icya gatandatu, ni ibanga rikomeye ngira ngo buri muntu wese ategera amatwi. Ubusanzwe ibibazo uzakora mu kizamini cy'akazi online ni ibibazo 50. Ibibazo 50 bizakorwa mu minota 150, bivuze amasaha 2 n'igice. Ibi bibazo 50 bigabanije mu maseri atatu. Ngiye kukubwira. Seri ya mbere igizwe n'ibibazo 30, bigizwe nabyo n'amanota 30. Ni ukuvuga ko buri kibazo kigizwe n'inota rimwe. Seri ya kabiri ni ukuva ku kibazo cya 31 kugeza ku kibazo cya 40. Iyi seri, ikibazo kimwe kigizwe n'amanota 3. Ibibazo 10 bivuze ko bifite amanota 30. Seri ya gatatu ari nayo ya nyuma no kuva ku kibazo cya 41 kugeza ku kibazo cya 50. Iyi seri buri kibazo gifite amanota 8, ibibazo 10 bifite amanota 40. Hanyuma bivuze ko seri ya mbere ni amanota 30, seri ya kabiri nayo ni amanota 30 ku bibazo 10 byayo, seri ya gatatu ni amanota 40 ku bibazo 10 byayo. Ibyo bivuze ko ikizami cyose ni amanota 100. Hari ubwo abantu bakora amakosa, umuntu agatinda kuri seri ya mbere y'ibibazo 30 arimo akorera amanota 30 gusa, yibagiwe ko nyuma hari amanota ya seri ya kabiri n'iya gatatu 70 yose amutegereje, ari ntashobora kumuha amahirwe yo gutsinda. Ibi ni ukubyitaho no kubiha agaciro kabyo. Icya karindwi, iyo usoje ikibazo ukanda kuri next, ntabwo ukanda kuri submit. Iyo ukanze kuri submit bivuze ko usoje ikizami. Icyo gihe ikizami gihita kigenda, amahirwe yawe akarayoyotsa. Aha naho no kuhitondera. Iyo usoje ikibazo ukanda kuri next, ntabwo ukanda kuri submit. Iyo ukanze submit bivuze ko usoje ikizami ugahita ugenda. Nabyo ni ukubiha agaciro. Ingingo ya 8, igihe uri gukora ikizami, gikora ucunganwa n'iminota iri kuri screen yawe. Hasi nakubwiye yuko ikizami cyose kiba kigizwe n'iminota 150, ni ukuvuga amasaha 2 n'igice. Kora ucunganwa nayo
ku buryo iyo minota itaza kurangira utarasoza ibibazo byawe byose, kuko ibi nabyo byakugabaniriza amahirwe. Ni ukubyitaho. Ingingo ya 9, mbere yo kohereza ibibazo byawe cyangwa gukora submit, banza ucekinga, ariko cyane cyane wibanda ahantu ukemanga ko waba utasubije neza unyuzemo amaso. Ibi nabyo uba wongera amahirwe. Ingingo ya 10 nayo ya nyuma, kanda submit mu gihe warangije gucekinga, wohereza ikizame cyawe, utegereza amasegonda make, igisubizo kizaza. Iyo ubonye amanota ari guhera kuri 50 kuzamura, uba watsinze. Iyo wabonye amanota ari munsi ya 50, ntabwo uba watsinze. Icyo gihe ufunga mashine yawe urangije kubona ibisubizo, ugahaguruka ukagenda uri karume. Nibi twari twabateguriye inkingi 10 zo kwitaho mu gihe ugiye gukora ikizamini cy'akazi online. Ubutaha tuzabagezaho ibanga ryo gutsinda ikizamini cy'akazi cyo kuvuga interview. Turabashimiye. Kanda subscribe niba utarayikanda, uduhe like, share abantu bamenya aya makuru, hanyuma hasi uduhe na comment. Ngiye ari Shadi Nshuti, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha.